kamariza meruka iwanyu cyagiye ntabwo hashize iminsi myinshi ntabwo maheruka kabisa iwanyu muraho rwose n'ababyeyi bose baraho uretse ko umusaza nyine arimo kujegera umusaza arashaje wa muntu uzi imyaka afite wowe n'igihe nagira yigendere turuhuke ntuzi ugiye kumwica ari muzima kandi aratuvuna iyo umuntu asaza avuna abantu mbese imana yabaye akazi ko kuyifasha gucyura abayo akabana b'iki gihe mwabayemo akuzukura kamera ibyo tubireke urupfu n'uruza ruzamutwara nta mugeni mu mashuri se bimeze biragenda ubu urimo urabitsinda neza nta kibazo suzi garukira aho ngaho suzi ko wiga hajya mu wakanga wiga mu wakanga segonderi umuntu ungana gutyo usigaje kumera amahembe ukoresha ikinyarwanda ngo suzi ni ibiki ubuse bavuga ngo iki bavuga suzi se ni suzi ni iki suzi ni iki nambwira kandi wasanga ibyongereza bamwadondobekanyije tiboneze mbesire kasike twa suzi mbese bavuga ngo iki nyine kutambwira ubu ugeze aha ngaho utazi kuvuga ngo ntabwo uzi ntabwo ubizi nzi ko bavuga ngo suzi ko ubwo nicyo kinyarwanda nicyo ngicyo icyo mwarimu yatwigishije ntabwo ushobora se kubihindura uzabyiga ubu kungana gutya ukwiye kujya ujya mu hantu suzi none wagira ngo nzajya mvuga ngo iki ntuzi ko si ibyo ntuzi ko kamariza umva nkubwire ugiye kujya umera nk'aba bana singo niko ab'i Kigali bavuga ntibigutungure nawe uri uw'i Kigali se ma epfira mu mihenebero ni i Kigali wase ubundi ubwo uraseka iki urimo kunsetsa mu rugo ni i Kigali ntabwo wari uhazi suzi basi rutikaka tworoshye ibintu hoya ntabwo ari ukoroshya ibintu nyine reka tubyoroshye fata yuko mu kinyarwanda kizima bavuga ati ntabwo ubizi ntabwo ubizi nabifasha kare kose sawa kajya amateke